Ndi papa Sava. Nsabima. Yes, musa. Umukobwa ararongo. Shara rongo pe. Ako yaramubabaye. Tamubabara. Yaramubabaye pe. Uzi ibyo wa mbere umusore wa mbere uzi byamukore. Uzi umukobwa. Ibigize ko ntabyo namenye. Abyo menye nyine. Umukobwa arakubititse wangu. Ngaho ni umuhungu wa mbere bakundanye. Yakoraga mu ntara. Noneho umukobwa ashati ndashaka kujya kumusura akora mutunguye. Surprise. Dore ko abakobwa banakunda surprise. Uvuga surprise agatunara akaba mama guhinda. Agira atya yikore. Indaba zikoreho. Nakado. Arahagurutse i Kigali. Diri. Bisi arayikatishije. Diri. Piri. Diri. Agiye. No hafi yaho umuhungu yakoraga. Ntabwo bisi yageragayo. Afashe moto. Iramupirikanya bururu. Avuyemo nanone afata igare. Igare rimugejeje aho agomba kujya. Afata iki? Amaguru. Bantu bose bamubona ni indabo urumva ntabwo wazishyira mu kintu. Uramenye ntumbwire ko banyuranye. Kunyurana. Banyuranye yararaho kuko n'ubundi yari ahamenyereye. Noneho akaza undi akazaza amusanga cyangwa agahita akagaruka. Noneho bakarara bamarana ayo mavunane i Kigali. Ntabwo ari uko byagenze. Wamugane. Yakubititse. Uzi ikintu bitagukubitika? Yagize gutya. Ageze usanga uwo yitaga umusore umuhungu yasanze abana n'umugore noneho nibyo ubugaba nabimenyereye umugore utwita inda nkuru buri kwezi n'igice ngo abyara ko yakubititse kubitika gusa ubuse yabyitwaye mate abana hari abantu b'amabandi byatari ngo umusore yabonye ko yafashwe byarangiye leta avuga ati reka musebye abana ngo yaramusebeje karahava ate Nahise mwadukira atari ko nkubaze nkaye wa mukobwa ungendaho nshaka wiki izo ndabona zangiye i Kigali uzizanya hanga kugira gute Yakoye we uri kumva ati jewe uranshaka wiki uba abantu babonye uzangana indabona kado baravuga ngo nagize uhinda makagoma feta anniversaire ngewe na graduatinze mvuye mu mahanga ni ku kibuga cy'indege uje hano kugira uti arangije aramukoma ngo aramukoma arangije amubwira ati haryo uvuga ngo urashaka kunyicira ubukwe atubuje ahangaha wizi ko mfite umugore kugira ngo nyicire ubukwe ko gahita zinga amabinga inturo ya Nyakabingo arabonura ni Kigali umva papa Sava reka nkubwire ibyo babyita gukoma umuntu ukanamukomeretsa mbega gukema ko nashiriwe ari nyamanye wamaye kurira musa nanyo ni suri ndi mu cyare ubonye ko abonye umugabo aramubonye umukobwa ubonye ko abonye umugabo umugabo uconze uzi ko wagira ngo bacongesheje urwembe bashyizeho n'akadodo ndari soso ko hatinze mani uzi umurongo wari uriyo ba umurongo muremure uvuye hano ukagira nk'epfiriye naza twatwara uyu uri he agiye ureka gushyiramo ibintu bureze nawe nsabima urasa umuco abantu b'abagabo kweri mwitesa agaciro mwagiye mugira indangagaciro n'ikinyabupfura umugeni arahagurutse n'abasaza nibarajyayo murahagurutse ngurukanye ku murongo w'ibiryo murimo murabyigana n'abageni kweri murabyigana n'abasaza akasoma munwa no wiki ntabwo ari umuntu wo kumujya mumva umuntu abahanura ariko umuntu nibaje mu bukwe kurya se kwirwanaho se kwirwanaho guto kujya gukanagira abafiyedoni n'abagasozi batamubwire incuro zose mfotoye mu bukwe uzi ko twirwanyeho wanapfa mumbwire wenda yakunda abantu bakukikije saa 11 yego rata umusa saa 11 hari ubwo bw'unywa icyayi bati jya guhagurukana n'abahungu urabafotoye bati genda ujye gufotora abageni bambaye mayodo niba ari mayodo gari robe dono urabafotoye
uraje mu bukwe dote urafotoye bati hituherekeza iki abahungu aho bagiye kwambarira urabaherekeje uraje umuhungu afashe umugeni urafotoye mugiye mu rusengero urafotoye aritari ku gatuti hehe hose urafotoye urarangije gufotora aho ngaho bagiye kwifotoza noneho aho buri wese akubwira ati mfatiye uri hariya akigira cya mfatiye uri hariya akigira cya mfatiye uri hariya akigira cya mfatiye birarangiye mugiye resebusiyo uzi noneho kugira ngo ujye muri resebusiyo bahateretse nka bifemani urimo kuzuminga inyama gutya ukora kuri salade hirya iriya na mayoneze uzi ko utakoraho reba iyo nzara ntibirangiye ibyo ngibyo barashoje noneho protokole fotora ntuzaye musi mufotora utwo ku ruhande amakupure yahaje iki bagiye gutwikurura ni mu masanga yose saa 3 saa 4 saa 5 ufotora ubwo se ayo magaro ukiyafite umusa ayo magaro ukiyafite akoze kuzi waje mu kazi uviwaye mu rugo wabyiteguye nawe wabyiteguye niyo mpamvu tugeze kujya kuri bigana kweri sinkuze ngo nimurye wabyiteguye nawe yabyiteguye yavuye wariye wanje ariko ndi abantu bose barangije musa none se ko waje ubyiteguye wabaye urunyama jana nawe byigana gusa reba nk'uyu nguyu umuntu aragiye kuri bife gufata agafanta kamwe utoreye peti utangorera kubyanya ariko uranywa peti mitsi ese waje ibyo byawe mureka ababyeyi bajya ku murongo abantu bakuze bave kwiyarura mwe kubyigana nabyigana bambaye amakote ngwara inzoga y'abashumba ahubwo niko mwabagabo iwanyu ntabwo murya abantu babuze ibyo kurya naho mwebwe mwiture muragenda asya nyama nziza z'imbavu amashaza n'iki niko nta vansi babahaye uyu we wagira ngo ikigega kimukiye mu maguru ye ubundi we wavuye hejuru y'abantu bakirira umva nkubwire ibi ngibi nta nubwo biri buciranga urumva ibi ndabibwira n'umugeni nimwe mu Imana mubonye mudacyura avance babahaye nta kindi kintu bicyura ari ubu baracyura avance hari wagiranye nawe kontara wowe we nagiranye nawe kontara mpereza ibyo biryo hari umukecuru wabuze ibyo kurya kandi yaratwereye umugabo kwezi hari n'undi watwereza mpereza umusa wakwiyubashye ukatuva hejuru uvuye hejuru ngo ngira gute ntago wumva se ngo mbafa hejuru tuve hejuru twirire we ubwo muzi icyo ndi cyo muri ubu bukwe barakareka baze cyuri cyo uri iki se uri iki maze gusenda si igiterabwoba oya korongana ni nakoronga gabanyamagambo we hari umuntu wagiranye nawe kontara ku buryo uza kumuhagarara hejuru arimo kurya uzi uko twageza uzi cyatuzanye noneho waduhaye avance nk'uko bivugaho nkubwire noneho turebe ari nge nawe uri buhembe undi wese uraduhemba we twagiranye nawe kontara reka njye nkubwire rero niba ari n'ibyo mutangiye kuzana niba ari ibyo mutangiye kuzana njye papa Savi igihe nakoreye akazi nta muntu ujya unkorogoshora ngiyi kamera ndayifite ibyo bifoto nabisiba umenye yuko ubu uko ari nk'urugingo rw'epfiriya rutagira insimburangingo nabisiba njyewe bakazakora ubundi wagira ute nabisiba ngo wakora iki bisiba gaho sibeshye noneho bigeze reka mbabwire ntimundebe gutya nanabasura mukavanga ako se mani waretse umuntu akirira kweri murareba mugasanga abantu ibihumbi n'ibihumbi bari hano murareba mugasanga kwarura ibiryo bingana gutyo mukanywa inzoga zingana gutyo murareba mugasanga ari mwenyine muri ubu bukwe nimwe ndakira ariko coordinateur ko baba babahaye avance mwagiye murya yanyu umva nyine nkubwire urabizi ko umuntu ashobora gufata iri gufwa akarisharura muri urwo ruhara rwawe umutwe akawumena wavuye hejuru y'abantu bakirira wazibyaho ngo nzibe ziba ahubwo tetwa ziba utetwe uve hejuru y'abantu urugo rwabuzemo ibiryo hari umuntu abuze ibiryo kurya uza gusuzugura abantu we vanga abantu ngo batwaye mwanyankara gatatu tetwa umuzi ko ndi coordinateur hano mu coordinateur wo mu hejuru wowe akoze ruga nibyo umuntu ajya avuga nk'ubu ngaka kuko abakigira gutya bagashize bakagize coordinateur w'ubukwe nk'ubu wakayishyira ku marembo y'ijoro ukatuma n'abavandimwe bako batambuka umva ndagira ngo baze kwanza niwe ngende guhera hari umuntu wakubwiye ko hano ariho baza kwitira amazina ingaryi kuri iyi sahani
niko iki ni ikirunga cya Nyamuragira bakubwiye ko uza gushushanya ikirunga cya Nyamuragira hano cyangwa niko wowe ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe haya ngo witwa ngo papa nde papa Sava ariko musa hari umuntu bihagaze amafaranga ngahe urareba ukabona umuntu atarihaye kwereka uburyo wasuzugura abantu mwihaye iki n'ubusambo we n'ubudege mwahurudukaga mujya kuri bife nk'imodoka ziri mu makurusu ngo mwarihaye yo mujya kwiha hari umuntu wababwiye ngo niko ariko iyo utashye hari uwagutumye ngo uze uko hari uwaguhaye ikiraka cy'ubufundi ngo uze wubake Karisimbi na Muhabura na Nyamuragira na Nyiragongo kwa bumeze akantu ngakubite ngiye nkubaza ikibazo iyo utashye ubukwe ubwenge ari kinyabupfura ubisiga iwawe wajya ukabitoragura ukagaruka mu wagira ngo ahubwo byagendanye n'uriya musatsi wewe kwanza uragira gufata ikiko ushyira mu kanwa muri uwo munwa ndawutanyura uzi ko nabirya nkanagukubita nabirya nkanagukubita ariko tutugabo ngewe reka mbabwira kamureke n'inkwereke aho bigeze aha ngaha mukanya nikamara kungeramo ndakwereka uwo ndiwe ahoko zana ibi biryo kandi kakamwe nakubita ndekura isahani urabimpa cyangwa ndekura ndavuze ngo rekura nakumene rekura isahani bite rekura umuvana ko yoje byagenze gute urakoze cyane kunjuru yadusanze mu nzu abantu bumiwe n'iki ko murimo gutera amahane hano aba bagabo nta vance babonye ndebera reba ibiryo baruye inyama nziza z'imbavu amashaza y'igitoki umuceri ndebera hariya reba ziranzoga kandi abantu babuze ibiryo kandi hari abatwereye tugende gake hari abatwereye niko uyu mugabo yananiwe kumara ibi biryo byibuze se niko abimara wari ibi biryo yananiwe kubimara mwese ikibazo cyabaye iki urumva bitahororombye ikibazo cyabaye iki akira ikibazo cyabaye iki nabifata wengeye ndashaka kumenya ngo ikibazo ni iki papa Sava akazi karimo gupfa ikibazo cyabaye iki tuza ikibazo cyabaye iki ibaze kweri abantu baba bahawe avance then bagera mu bukwe bagatangira bakirukira kujya kurya inyama amabyeri n'iki kandi hari abantu batabona ibyo kurya byere nicyo twarimo dupfa ariko si ibi biryo ni ibyawe ibi biryo niwe wabibariye byose birakureba ngo twaruye ibiryo ngo twariye baduhaye avance njye ndashaka kumenya ikibazo ni iki niba uyu mugabo yaruye ibiryo byinshi ntibyamunaniye kubimara sibyo ikibazo bari bigeze batwerera kandi hari abatwereye ngo mwatwishyuye yewe ngo mwaduha amafaranga menshi ngo niyo mpamvu ngo tudakwiye kujya avance none ninde wakubwiye kuko nabahaye avance none se ubu bari gukorera ubusa hano bari guhamba imbwa se n'uwahamba imbwa ntabwo yabura yahembwa bari gukora ubusa aha ni mu itorero no mu itorero burya byarahindutse nawe hatunga ubupfura ni iki ubupfura ni ukunyaho weretswe nyine murumva nimwe mubwirwa ubupfura ni ukunyaho weretswe byananirana nkanjye korodinateri nkafata icyemezo urumva ngaba nkabakora ubundi nabubashye mba n'abasore izo nda nini zanyu ubupfura si uwo munwa si ayo magambo uvuga apfuye gutyo njye narakwizeye ngo uze unkorodinatingira ibintu ariko urimo kumvangira ahubwo nawe uri kunyicira ibintu uratinyuka ukambwira ngo ubupfura ni ukunyaho weretswe ubupfura bwakabaye ahubwo kureba ngo bari kuza kumfasha bakagenda bakarura ugatuza mu bupfura bwawe nk'uko ubivuga bakaza bakarya nkagenda nkarangiza ibirori byanjye abashyitsi bagataha ukabona kuza kubanenga nyuma ubu si bino umuco w'u Rwanda kuza guhagarara hejuru umuntu w'umugabo arimo gucira mu biryo izi nzoga hari izo waguze ibi biryo hari ibyo waguze ngo baratwishyuye ngo mwaduha amafaranga ninde wakubwiye ko banatwishyuye ninde wakubwiye ko banga bampaye amafaranga ninde wagutumye kuza kukumfuriza ibintu kuri uru rwego ninde wabuze ibiryo kwa digidingiye nkureye wowe ninde wabuze ibiryo ninde wabuze ibiryo hari umuntu watwereye hariya w'umukecuru nako ni umubyara w'umukobwa nagusabye kumfasha ibintu byanjye bikajya ku murongo ntabwo nagutumye kuza gupima stock sinagutumye kuza guhagarara ku nyama n'ibiryo subiza hasi iryo cupa uratinyuka ukanywana inzoga imbere wowe navuga ikinyabupfura gike cyawe warangiza ukaza ubupfura buri mu kwicara hejuru y'abantu n'amacupa abantu b'abagabo ukabatera hejuru gutya akayoge kabaye akayoge ari umuntu watwereye ninde wakubwiye ko abantwereye batangwereye uyu yazanye kamera ye kubufasha uyu yaraza avugira inka kubufasha n'uyu muvandimwe none uraje ubateye hejuru none se ntabwo ibisorori babisubije hariya ntabwo babisubije ibiryo byuzuye ninde wabuze ibintu arya ninde wabuze ikintu anywa
ibi bintu mu muco w'u Rwanda ntabwo ari ibintu bikwiriye umuntu w'inyangamugayo w'imfura nk'uko bivuga. Umuntu w'imfura yakagombye kubaha abantu ibibaye bikaba niba babona bitagenda neza. Niba batadutangire tujya kubyarura. Wagombaga gutuza bakabanza bakabije. Waba ukaza kubanza babaza wenda ukatunenga ko turi abagabo tutari abana. Warangiza ngo ntabwo batwereye. We wari uri mu nama z'ubukwe wowe. Wigeze uza. Cyakora ngo si umuco ntari ndangagaciro zimwe. Gusa nanone tujya dukomura urusyo dukome n'ingasire n'abantu bahaguruka gutyo bagenda nka za serwakira umusaza narava kurya n'abageni niba arava kurya ukajya kubyiganira ku mirongo ujya gukora imirongo nk'ijya mu ijuru imirongo mireme ariko imirongo n'ibiryo biharatari kumwe nawe bavuze ntabwo biwajya ibyo bihari ntabwo bituma abantu bahuruka. Ndacyafite gahunda nyinshi umuntu mvaga nuko nitujya no kureba ukuntu ibirori byagenze muri amuhaje. Ariko nabifata ibi bijya bishira umukecuru. Oya ihangano rye ruga. Oya nabishira umukecuru. Nabiryo shaka. Ese navuze ko ari umukecuru. Nimba ari na nyogokuru wawe hariya wana bishyira n'abantu bishyire nyoko gase ushonje ntunereke isahani genda urye niba ari uko bimeze rero ukojeje bo karuvate wo bivuze hejuru biciramo wa mugani wa papa sava bishyire bishyire nyoko nawe uso umukecuru watwerereye wabuze ibiryo kandi babiteruye mu bisorori nindi ubwo ni nyoko bimwe. Reko umukecuru nanjye mutekerezo ku giti cyanjye coordinate mu byubahiro byawe icara urye ibyo biryo. Nagenda arye icara hariya urye ibyo biryo. Irya genda urye papa wenda wamera umusatsi. N'urwo ruhara n'urw'umururumba kugira ngo fata icupa mu ntoki wicare hari urya ibyo biryo. Cyangwa rugaba namuhagurukire. Oya icara umubye ibyo biryo. Ntabwo nayihereye hano aho kugira ngo ibiryo bipfa ubusa birye rwose kandi ibintu bisigaye bihenda ibyo nabirya rwose. Bakoroderateri zira tarurwasayo gacwaho korokodire muri Nyabarongo. Numara kurya ibi biryo rero numara kurya ibi biryo utarakaraba mu ntoki uhita unsokera mu gipangu uhite usoka yagiye muri saro bakamwufasha batwara ubwenge. Vuze ngo iki ahubwo utwara umusatsi uhite usoka. Ubu niwe muntu wakagombye kuvuga ubupfura ujya udakarabye intoki.